Nshuti bakunzi bacu, tubashimiye ko mudahwema kutugaragariza ko mudukunda kandi tubashimiye ko mudukurikira muri benshi. Mu gihe gishize twabakoreye ikiganiro kitubwira ku mateka ya Luteri, impamvu muzi yamuteye kwitandukanya n'itorero Gatolika ry'i Roma ndetse n'ishingwa ry'Ubuprotesitanti mu mugabane w'Uburayi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko bwa Buprotesitanti bukomoka kuri Luteri ndetse n'abandi bamukurikiye bwageze mu Rwanda. Turi buze kurebera hamwe ubutumwa bwiza bwazanywe mu Rwanda n'Abaprotesitanti uko bwahageze, yaba mu gihe cy'ubutegetsi bw'Abadage ndetse n'ubutegetsi bw'Ababiligi igihe babatsindaga mu ntambara y'isi yose. Turi buze kureba uko abo bamisiyoneri b'Abaprotesitanti bakiriwe n'ubutegetsi bw'igihugu bwari b'icyo gihe. Mbahaye ikaze, iyi ni Cano Murwanashyaka Siriyake. Mu mwaka w'1900 ibihugu by'i Burayi byarumvikanye maze byigabanya ibihugu bya Afurika, mbese nk'abagabana umurima cyangwa se isambu yabo. Ubudage butwara Tanzania n'u Rwanda, naho Zaire iba iy'Ababiligi. Ikirwa cy'Ijwi cyari akarere gateza impaka hagati y'ibihugu byombi, ari Zaire ndetse n'u Rwanda byose byashakaga kugatwara, buri gihugu kikakiyitirira. Muri Tanzania hari abamisiyoneri b'Abaluteriyani bari barashinze itorero mu karere ko ku ruhande rw'umusozi wa Kilimanjaro. Abamisiyoneri b'Abadage bakoraga muri Tanzania bumvaga amakuru aturuka mu Rwanda kandi baje gushaka kujyayo ngo naho bavuga ubutumwa. Igihe babivuze mu nama ya paruwase ya Usambara, hari abakristo bamwe biyemeje kujyana na Pasiteri Yohansina ndetse na Lusiyusi n'umudiyakoni witwaga Vanda Hayden mu byo kuvuga ubutumwa mu Rwanda. Bageze ibwami ku ngoma y'umwami Musinga ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1907. Bashoboraga kuvugana n'umwami mu Giswahili kuko Musinga yari azi Igiswahili. Musinga abaha uruhushya rwo kubaka misiyoni aho bita Izinga mu Gisaka. Ababwira ko bubaka i Kigali, ariko ku bwa misiyoni ya kabiri Yohansina yashoboraga guhitamo ahantu yakubaka hagati ya Nyanza ndetse na Kivu. Nibwo ahisemo Ikirinda, ahatangira ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1907. Yohansina amaze gutura Ikirinda, yahise atangira kuvuga ijambo ry'Imana mu misozi yegereye Kirinda. Yatangiye yerekana amashusho ya Yesu n'imigani Yesu yagiye acira abantu. Mu mwaka w'1908 Yohansina yatangiye ishuri n'ibarizo Ikirinda. Abaturage b'Ikirinda batangira kwiga ndetse biga n'umwuga wo kubaza. Umurimo w'Abaprotesitanti wakuze vuba cyane, kuko mu mwaka w'1909 bashinze indi misiyoni aho bita i Rubengera, ubu ni mu karere ka Karongi. Bayishinze mu mwaka w'1912. Bashinga nanone iyi misiyoni. Nyuma yaho gatoya nibwo baje gushinga iyindi aho bita i Remera, ariko bashyira n'indi ku Ijwi aho bita Giteme. Bubatse inzu i Cyangugu kugira ngo bajye babona uko babwira ubutumwa bwiza abacuruzi. Bubaka icumbi i Kigali kugira ngo bajye babona uko bavuga ubutumwa bwiza mu bagenzi, dore ko i Kigali hahuriraga abagenzi bavuye mu gihugu cya Tanzania ndetse n'icya Uganda n'i Rukira hafi yo ku Rusumo. Mu gihe kimwe abamisiyoneri b'Abaprotesitanti bigeze kugera ku mubare w'abamisiyoneri 20. Muri bo harimo abapasitori 6. Mu mwaka w'1916 abamisiyoneri b'Abaprotesitanti bagombaga kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Ababiligi bari mu ntambara n'Abadage, hanyuma
baza gutera mu Rwanda baturutse ku Gisenyi. Abadage bafunzwe igihe kirekire n'abo Babiligi kandi ntibashoboraga kugaruka mu Rwanda. Reka nanone tugaruke gatoya ku mirimo y'ibanze yakozwe mu gihe itangira ry'abaporotesitanti mu Rwanda ryabaga. Umurimo wa mbere abamisiyoneri b'abaporotesitanti bakoze ni ukugirana imishyikirano n'umwami. Pasiteri Yohansina yari afite imishyikirano myiza n'umwami Musinga. Umwami yamuhaye ikibanza aho bita i Nyanza, aho yashoboraga kubaka inzu azajya acumbikamo yaje kumugenderera. Undi murimo wa kabiri w'ibanze wakozwe n'abamisiyoneri b'abaporotesitanti ni ugukora ibikoresho by'imfashanyigisho. Kubwo kugira ngo bigishe abantu gusoma, Abadage banditse igitabo cyitwa Ifibere, akaba ari cyo gitabo cyakoreshwaga mu gusoma. Igitabo cya mbere cyo gusoma cyasohotse mu mwaka w'1912 bacyereka umwami. Umurimo wa gatatu w'ibanze wakozwe n'abamisiyoneri b'abaporotesitanti mu Rwanda ni umurimo wo guhindura Bibiliya mu Kinyarwanda. Pasiteri Roho i Rubengera yahinduye ubutumwa bune mu Kinyarwanda. Ubwo ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana. Yabuhinduye mu Kinyarwanda. Umurimo wa kane wabaye uw'ibanze mu itangira ry'imirimo y'abamisiyoneri b'abaporotesitanti mu Rwanda hari ugushinga kominoti z'abakristo cyangwa se amahuriro y'abakristo ugenekereje mu Kinyarwanda. Igihe Yohansina yari ajyanywe n'Ababiligi hari mu mwaka w'1916. Abakristo ntibasigaye badafite umuyobozi. Mose Sagatwa na Harerimana basigaye bayobora abakristo. Kuva mu mwaka w'1916 kugeza mu mwaka w'1921 za misiyoni nta bamisiyoneri zari zifite. Igihe abamisiyoneri bari bagiye mu mwaka w'1916 hose hari za kominoti ntoya z'abakristo. Ikirinda hari abakristo 60. Iryo torero rishya kandi rito ryaje kurenganywa kubera ko abo bakristo bari bazi gusoma no kwandika bakoreraga ku gahato Ababiligi. Bagombaga kuvuga aho Abanyarwanda bakize bari kugira ngo Ababiligi babashakemo imisoro. Niyo mpamvu rero abapagani barenganyaga abakristo babahatira gutwika ibitabo byabo ngo be kuzongera kuririmba no gusengera hamwe. Kuva mu mwaka w'1917 kugeza mu mwaka w'1918 mu Rwanda hateye icyago cy'inzara. Icyo cyago cy'inzara cyahitanye abakristo bageze kuri 20. Bishatse kuvuga ko muri rya tsinda ry'abakristo 60, 20 muri bo barapfuye bahitanwa n'iki cyorezo cy'inzara. Bishatse kuvuga ko hasigaye abakristo 40 bonyine kandi nabo b'inzahare. Mu bakristo bahitanywe n'iki cyago harimo na wa wundi wari ubayoboye witwaga Harerimana. Ku rundi ruhande ikindi gice cy'abakristo gisigaye cyaratatanye. Impamvu yo gutatana kwabo ni uko bamwe bagiye gushaka akazi Kigali n'i Bujumbura. Ikirinda umurimo wa misiyoneri wakomejwe n'umugabo witwa Derove. Uyu mugabo yari umudivantiste. Yari yarakoze mu ngabo z'Ababiligi. Yagerageje kwegeranya abakristo bari basigaye kandi atangiza iteraniro ryo kuwa gatandatu. Bivuze ko bari batuwe baterana ku cyumweru. Aba bakristo yaje kubahindura abagira bizera bo mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Batangira guterana kuwa gatandatu cyangwa se ku isabato. Bakunzi baca no mu Rwanashyaka Siriyake, nguko uko abamisiyoneri b'abaporotesitanti bageze mu Rwanda batangiza umurimo wabo w'ivugabutumwa ahantu hatandukanye. Mbashimiye ko mwakurikiye kino kiganiro. Niba wifuza ko twajya dukomeza kukugezaho ibiganiro birimo ubumenyi butandukanye, kanda kuri subscribe
kugira ngo nidushyiraho ikiganiro gishya ujye ubona imenyesha ry'uko twashyizeho ikiganiro gishya. Ikindi kandi niba wifuza ko hari ikiganiro twagukorera ku nsanganyamatsiko runaka, bitwandikire muri komenti utubwire icyo wifuza ko twazagukoreraho ikiganiro twifashishije ubucukumbuzi buturutse mu nyandiko ndetse no mu mbuga nkoranyambaga n'ahandi henshi dushobora kubakura. Bashimiye